Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ni kwa Koko wahageze. Yambi mumeze mute? Nari mbakumbuye. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byiza bijya binyura kuri uyu muyoboro wacu ntibizajye bigucika. Kandi namwe mwamaze gukora subscribe, mpora mbasabira umugisha. Muri abantu b'agaciro cyane, mukora share, munakora comment, tukareba icyo mubitekerezaho ku biganiro tuba twabahaye. Imana mwese ikomeze ibampere umugisha. Tudatinze rero, uyu munsi tugiye kuvuga ku gihingwa cyangwa se ikimera gikomeye, gifite umumaro, kivura indwara, kikaba n'ikiribwa. Nta kindi rero, ni igisura. Igisura wenda tukizi ahantu hatandukanye, yewe hari n'abantu bagikubiswe kugira ngo barekere aho kunyara ku buriri. Niba warakubiswe igisura kugira ngo ureke kunyara ku buriri, umva muri comment turagushaka. Ariko igisura ntabwo ari ibyo gikora gusa, ahubwo ni umuti ndetse ni n'ikiribwa, ni imboga nziza, kinyobwa mu cyayi. Igisura kigira umumaro mwinshi utandukanye. Uyu munsi ndagira ngo tukiganireho byimbitse kugira ngo niba wajya gukibona ukumva nta gaciro ugihaye, umenye ko igisura ari ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi. Kuva kera igisura gikoreshwa nk'umuti w'agatangaza mu kuvura indwara zitandukanye. Nubwo bwose gihanda, ariko burya kigira intungamubiri nyinshi zituma kigira akamaro ku muntu ugikoresha. Igisura gishobora gukorwamo agafu gashyirwa mu cyayi cyangwa kikaribwa ari imboga. Hano rero hari intungamubiri zikurikira dusanga mu gisura. Mu gisura dusangamo poroteyine, mu gisura dusangamo ubutare aribwo fer, mu gisura dusangamo imyunyungugu harimo magnesium, hakabamo potassium. Mu gisura kandi dusangamo vitamine A, dusangamo vitamine C, dusangamo umwunyungugu wa calcium. Mu gisura habonekamo vitamine D, hakabonekamo kandi vitamine B, ndetse hakanabonekamo umunyungugu wa cuivre. Mu gisura kandi habonekamo umunyungugu wa sulfure. Hanyuma rero akamaro k'amababi y'igisura. Amababi y'igisura afite akamaro gatangaje ku mubiri w'umuntu ugikoresha. Akamaro ka mbere, kurinda amaso no gutuma abona neza. Mu mababi y'igisura dusangamo vitamine A, bituma kigira uruhare runini mu gutuma ubona neza, kubera nyine iyi vitamine A iboneka mu gisura. Hanyuma akamaro ka kabiri, igisura kivura indwara zifata mu ngingo, cyane cyane mu mavi. Kurya amababi y'igisura byagaragaje ko bigabanya ububabare mu mavi, cyane cyane nko mu bantu bagira uburwayi butandukanye bwo kuba bababara mu ngingo. Ushobora kwibaza uti se aya mababi y'igisura wayafata ukayasoroma ukayarya ari mabisi, byagenda gute? Oya, aya mababi y'igisura kubera ko nyine igisura kirababa, ndetse iyo ugikozeho kiranababaza cyane, ku buryo no mu kugisoroma ntabwo ujyana intoki. Ushaka ubundi bwirinzi kugira ngo kitaza kugukora ku mubiri, kuko igisura pe kirababaza, ndetse n'aho kikubabye urafuruta, gitera uburibwe bukabije cyane. Aha rero nyine ufata ayo mababi ukayasoroma neza witonze, yewe ukanayaronga ariko utayakoreshejeho intoki zawe kugira ngo uvaneho imyanda iba iriho, ubundi ukayateka. Ubwo ni bwo buryo uryamo amababi y'igisura, ukayakoramo imboga zitandukanye. Ntabwo ari ukuyarya ari mabisi, ntabwo wayava imbere uramutse uyariye ari mabisi. Hanyuma akamaro ka gatatu, igisura kigabanya isukari nyinshi mu maraso. Mu gisura dusangamo ikinyabutabire gifite ubushobozi nk'ubw'umusemburo wa insuline. Uyu musemburo ukaba ugabanya isukari mu maraso. Bivuze ko rero ku bantu bafite
bafite kiriya kibazo cya diyabete, bakabaye barya izi mboga z'igisura cyane kubera ko mu gisura habonekamo insuline, kandi insuline murabizi ko ari umusemburo ugabanya isukari mu mubiri. Akandi kamaro ka kane, igisura kivura indwara zifata mu buhumekero. Indwara zifata mu buhumekero cyane cyane nk'ibicurane n'inkorora ndetse n'izindi ndwara nyinshi ziterwa na allergie, igisura rwose kibikoraho cyane. Ukuntu ushobora kubikoresha wivura izi ndwara ziterwa na allergie cyangwa inkorora n'ibicurane, ufata amababi y'igisura ukayateka mu mazi iminota 15, noneho ukaba wayanywa, ukaba wafata nk'itasi imwe ku muntu mukuru, ukaba wafata itasi imwe mu gitondo, indi saa sita, indi nimugoroba. Iki gihe rwose ibicurane bihita bikira. Akandi kamaro k'igisura, kirinda kanseri ya prostate. Aha ngaha ku bagabo mwegere hino mubyumve, igisura ni imboga nziza, ni umuti mwiza ku kurinda indwara ya prostate. Inyigo yakozwe yagaragaje ko kurya amababi y'igisura bigabanya kubyimba, imvubura ya prostate cyane cyane ku bagabo bafite kanseri ya prostate. Ibi kandi bikaba bishobora no kugabanya ibyago byo kurwara iyi kanseri. Ni ukuvuga kuri wowe wamaze kugira ibyago byo kuyirwara iyi prostate, ukoresheje igisura bigufasha kubyimbuka ndetse bikakugabanyiriza iyi ndwara, bikaba byanakuvura burundu. Hanyuma ariko ku mugabo n'ubundi utaragira ibi byago, ashobora kwirinda prostate, kanseri ya prostate akoresheje kurya amababi y'igisura cyangwa se akaba yakinywa mu mazi. Twabonye ko igisura gitegurwa mu buryo butandukanye, ushobora nyine kucyanika kikuma, amababi yacyo ukayasyamo agafu, ako gafu ukazajya ukanywa mu mazi, mu cyayi cyangwa se mu mazi ashyushye, byaterwa n'uburyo ushaka kukinywamo. Ikindi kandi ushobora nko kugisya muri blender ukakamura amazi yacyo cyangwa se umutobe wacyo ukawunywa, bituma rwose prostate itakwataka, cyangwa se niba yaranakwatatse icyo gihe nyine uba urimo urayivura. Akandi kamaro k'igisura, kugabanya no kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Igisura kigira uruhare runini mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ibi bigaterwa n'uko gituma umubiri uvubura ikinyabutabire cya nitric oxide. Iki kinyabutabire kikaba gituma imitsi itwara amaraso igabanuka, bityo umuvuduko w'amaraso ukagabanuka. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu imitsi iba imeze nk'aho yakwedutse, bigatuma umuvuduko w'amaraso wihuta kubera ko amaraso aba ari kunyura ahantu hagutse cyane, bigatuma nyine amaraso yihuta cyane. Ariko iyo urya rero igisura, ya mitsi mito itwara amaraso isa nk'iyegerana, ntirangare cyane ku buryo nyine amaraso avuduka uko abyishakiye. Aha ngaha rero igisura kigufasha nyine kwegeranya iyo mitsi, noneho hakazajya hanyuramo amaraso ku rugero rwiza rutatuma utagira hypertension. Igisura kandi gifite akamaro gufasha mu kuvura kw'amaraso. Inyigo yakozwe yagaragaje ko igisura kigira uruhare runini mu kuvura kw'amaraso, cyane cyane nka nyuma yo kubagwa, cyangwa se kwa kundi umuntu aba yakoze impanuka bigatuma arimo adudubiza amaraso menshi. Hano igisura kirafasha cyane, kirafasha n'igihe umuntu yagize imyuna. Igihe umuntu yagize imyuna, ushobora gufata igisura, umutobe wacyo ugakozamo agatambaro keza, ugashyira mu mazuru, iki gihe imyuna ihita ihagarara. Igisura kandi kirinda ndetse kikanasukura umwijima. Igisura kibonekamo ibinyabutabire byinshi byiza bituma kigira uruhare runini mu gusukura umwijima no gusohora uburozi bubi mu mubiri wa muntu, bushobora kwangiza umwijima n'umubiri muri rusange. Aha ngaha murabyumva ko igisura ni ngombwa kugikoresha kubera ko umwijima ni wo uyungurura amaraso.
ukavanamo imyanda, mbese ni nk'aho ari uruganda rw'umubiri. Ubwo rero birasaba ko nyine tugira umwijima muzima utarimo imyanda. Igihe rero wagize ibyago hakaba harimo imyanda, ugakoresha igisura muri buriya buryo butandukanye twavuze. Ushobora kukinywa mu mazi ukoresheje agafu kacyo kumye wumishije, ushobora kukirya nk'imboga, ushobora kunywa umutobe wacyo. Ibi bizagufasha kurinda umwijima wawe ndetse no kuwusukura. Igisura kandi gifite uruhare runini cyangwa se akamaro ko kuruhura ubwonko no gutuma umuntu asinzira neza. Aha ngaha ni cya gihe umuntu aba avuga ati mfite umunaniro ukabije, ndumva mfite stress, numva ntatekanye, cyangwa se bimwe twita umujagararo w'ubwonko. Aha ngaha igisura iyo ugikoresheje mu buryo butandukanye buriya bwose twavuze, bigufasha gusinzira neza, bikagufasha kumva utuje, bikagufasha kumva umeze neza. Igisura kandi gituma umusatsi umera neza. Buriya ufashe umutobe w'igisura ukawusiga mu musatsi, haba imvuvu, haba ibihushi, ndetse no ku ruhu, si ku musatsi gusa, si ku mutwe gusa, no ku ruhu, ahantu hose waba ufite ibibazo by'uruhu, ukahasiga umutobe w'igisura, cyangwa se ugakoresha ka gafu k'igisura cyamaze kuma kikanikwa kigasebwa, bizagufasha cyane, bizagufasha kuvura ibihushi. Igisura kivura ise neza. Buriya igisura kuri ba bantu bafite ise yananiranye, ugasanga ise iragenda ikongera ikagaruka, ugakoresha imiti itandukanye twagiye tubabwira, ndetse ukaba wakoresha n'imiti yo kwa muganga, ariko ise ikanga ikabisa, yayindi bavuga ngo ni ise ngo iri mu maraso. Hari ukuntu ukoresha imiti yo ku ruhu inyuma, noneho bikanga gukira, ugasanga barakubwira ati iyo se yawe rwose iri mu maraso. Ukoresheje igisura haba muri buriya buryo bwo kukinywa, warangiza ukanafata agafu k'igisura ukajya ugasiga aho hantu, cyangwa se umutobe wacyo aho hantu ufite ise, iyo se ndakurahiye izakira. Ikindi biriya bihushi byo mu mutwe ku bana cyangwa se no ku bantu bakuru, ugasanga umuntu afite ibihushi, umutobe w'igisura urebaho. Mu cyumweru kimwe ibihushi biba byagiye, kubera ko igisura cyifitemo ubushobozi bwinshi. Igisura kandi gifite ubushobozi bwo kugabanya ibyago byo kurwara kanseri, kubera ibinyabutabire bya antioxida biboneka mu gisura, bituma kiba ikimera kigabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri. Murumva rero ko igisura ni ingirakamaro ku muntu uwo ari we wese, yaba ku bana, yaba ku basaza, yaba ku bantu bakuru, ku bagore n'abakobwa n'abagabo. Nk'uko twabibonye, igisura ni ikimera cyiza cyane dukwiriye kujya dukoresha. Hanyuma igisura kandi buriya cyongera amashereka. Kwa kundi umugore abyara hanyuma akabura igituza, ibyo abanyarwanda bita kubura igituza, ugasanga umuntu amashereka yagiye kubera impamvu zitandukanye. Zishobora guterwa na stress, zishobora guterwa n'imisemburo ye, zishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Iyo umudamu cyangwa umumama yabyaye ariko akabura amashereka, muzafate agafu k'igisura nk'ibiyiko 2 binini, mubishyire mu gikombe cy'igikoma arimo kunywa, muvange abinywe mu gitondo. Igihe cyose anyweye igikoma agashyiramo, uwo mumama azagira amashereka atangaje, kandi kubera ko igisura kirimo intungamubiri zitandukanye, n'uwo mwana uzaba uri konka ayo mashereka azagira ubuzima bwiza, bizamurinda imirire mibi, kuko igisura cyifitemo intungamubiri zitandukanye kandi z'ingirakamaro. Ababyeyi rero ntimuzongere kugira ikibazo cy'amashereka. Ndabizi birasiteresa, ndabizi bibuza amahoro, ukumva neza neza wabuze icyo ukora, ariko nugira iki kibazo uzakoresha igisura, ufata ako gafu k'igisura ujye ugakoroga mu gikoma umubyeyi agiye kunywa, ubundi muzanshimira nyuma. Hanyuma rero hano hari indwara zitandukanye n'ubundi zivurwa n'igisura, twari twazivuze hejuru, ariko reka twongere tuzitondeke kugira ngo muzimenye. Igisura kigira uruhare runini
mu kuturinda no kutuvura indwara zikurikira: hari indwara y'amaraso make ariyo bita anemi, kwa kundi umuntu aba ari aho ngo akagira amaraso make, bakaba kwa muganga byasaba ko bayamutera. Iki gihe iyo ukoresha igisura ntabwo ushobora kugira ikibazo cy'amaraso. Igisura kandi kivura indwara y'umwingo. Umwingo kwa kundi umuntu abyimba mu ijosi, murabizi, ugasanga mu ijosi harimo ikindi kintu cyaje yarabyimbiyemo imbere. Igisura kivura umwingo neza cyane. Igisura kandi kivura indwara za kanseri, cyane cyane prostate. Nk'uko twabivuze haruguru, igisura kivura prostate ndetse kiranayirinda mu gihe ugikoresha utarayirwara. Igisura kandi ni cyiza cyane kuko kivura indwara y'igifu. Abantu bazengerejwe n'igifu ugasanga ibintu byose biragukoroga bikubuza amahoro, igisura ni ingenzi cyane ku ndwara y'igifu. Igisura kandi kivura indwara zo mu nda. Indwara zo mu nda, kwa kundi uba uri aho ukumva icyo uriye cyose ugize ikirungurira, icyo uriye cyose urabyimbye, uguwe nabi mu nda. Iki gihe igisura kizabigufashamo kubera ko cyoroshya igogorwa ry'ibyo kurya, gituma igogorwa rigenda neza. Bityo rero igisura kivura na constipation, kubera ko niba igogorwa ryagenze neza nta constipation uzagira. Aha ngaha rwose igisura ni ingirakamaro. Igisura kandi kivura indwara y'umuvuduko. Umuvuduko w'amaraso twasanze cyegeranya iriya mitsi ku buryo hatongera kunyuramo amaraso menshi, yatuma ugira umuvuduko w'amaraso. Igisura kibikoraho. Hanyuma rero reka turebere hamwe uburyo wateguramo igisura kugira ngo kikugirire umumaro. Ni gute watunganya igisura? Mu gutegura igisura barabanza bakagitunganya neza, bakagisukura, ubundi kikumishwa, kigakorwamo agafu, ari nako bakoresha gashyirwa mu biryo, kubitekamo imboga cyangwa kikaba cyakorwamo icyayi. Icyayi cyakozwe mu gafu k'igisura gishobora kongerwamo isukari cyangwa indimu kugira ngo kirusheho kuryoha. Aha kandi hari icyitonderwa ku bantu bamwe, gukoresha igisura hari igihe biba bisaba ko bitonda, cyane cyane nko ku bantu igisura gishobora gutera aleriji, abantu bafite indwara z'igifu, kwa kundi igifu kiba cyaravuyeho ubwoya, ndetse n'abagore batwite. Birasaba kwitondera gukoresha igisura. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze twirinde ndetse twivura. Niba ari ubwa mbere tubanye, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe cyacu cyose tuzadushyiraho ibiganiro byacu byiza ujye ubasha kubibona mu ba mbere. Imana rero ikomeze kubandindira kandi barinde indwara z'uburyo bwose. Bye bye bye.